Ikaze kuri Baho Neza Family Academy. Tunejejwe no kongera kubakira uyu munsi. Dufite ikiganiro n'ubundi kireba ku muryango kuko aricyo dushinzwe, nicyo dukunze gukora, kandi ndabizi ko dukurikiye mwese namwe nicyo mukunze gukora. Uyu munsi nagira ngo mbanze basabe imbabazi aho tudaherukanye. Hari igihe gitoya gishize nta video nyujijeho, hari impamvu zabiteye, ariko tuba tubashakishiriza ibyiza kugira ngo twubake imiryango yacu. Nkuko mubizi, abana nibo batuma tuvuga, nibo batuma duhaguruka, kuko abana ni abantu bakomeye murabizi. Nubwo bitwa abanyantege nke rimwe na rimwe, ariko ni n'abanyembaraga. Niba imbaraga z'ubuzima bw'ejo hazaza zibitsemo, niyo mpamvu dukwiye kwita ku burere bwabo hakiri kare kugira ngo tubafashe. Uyu munsi ikiganiro tugiye kuvugaho ni ikijyanye n'igihe tugezemo. Murabizi babyeyi, igihe tugezemo icyo ari cyo, amashuri yaratangiye. Amashuri yatangiye rero, ababyeyi hari ukundi dukwiye kwikubita agashyi. Abana bamaze iminsi mu kiruhuko ndetse kirekire, kubera impamvu twagize, isi yose yagize, n'u Rwanda rwanyuzemo, impamvu z'indwara yateye ya COVID-19 yatumye ibiruhuko by'abana biba birebire cyane. Ababyeyi biba ngombwa, ndetse n'abandi bantu bose biba ngombwa ko baguma mu ngo igihe kinini. Uwabibyaje umusaruro yabikuyemo amahirwe yo kongera kwibanira n'abana, kongera kubabwira ibyo atigeze ababwira, kubaha uburere yari akeneye, kubigisha ibintu bitandukanye. Mbese ngo twagiye tubigarukaho kuri video zacu, hari ibintu byinshi waba warakoze muri iki gihe twebwe twita ko ari igihe kigoye, ariko nyamara igihe cyose burya umuntu ashobora kukibyazamo umusaruro. Wowe mubyeyi, ese nkubajije, waba waragikuye wowe umusaruro? Ubwo uribaza unisubize, ariko umusaruro wo urahari. Ahari wabonye umwanya wo kwigisha abana uturimo two mu rugo, mwabonye umwanya wo kuganira, nubwo mutajyaga mubikora cyane nka mbere, ubu ndizera ko wabikoze. Rero abana ubu basubiye ku ishuri, akazi karongeye karatangiye. Mu minsi ishize mu mavideo yacu yatambutse, twaganiriye ku kintu cy'umuhangayiko mu bana ndetse no mu bantu bakuru, ariko twibanda cyane ku bana kuko abana burya nabo bagira umuhangayiko. Muri iyi minsi rero, impamvu buri abana bagira umuhangayiko nuko, ndetse n'abantu bakuru, nuko ibintu byinshi bibahuriraho, noneho kugira ubushobozi bwo ko ikintu gikora mu mwanya wacyo akaba ari bwo bubura. Nanone hari izindi nshingano nk'ubu ngubu abana ubwo batangiye amashuri bongerewe inshingano zo kwiga n'imikoro myinshi cyane igenda iza bagomba gutaha buri gihe bafite, cyane cyane mu gihe cya weekend cyangwa se mu mpera z'icyumweru. Biradusaba rero ababyeyi ko tuba hafi tukabafasha. Mwari muzi yuko muri iyi minsi buriya abana ntabwo bumva ko amashuri yari yatangira. Bagize ibihe byo kuganira na bagenzi babo, bagira igihe cyo gukina gihagije, bagira igihe cyo kuryama gihagije, barasurana aho byashobokaga COVID itangiye kugabanuka, ku buryo hari ukuntu bari baramenyereye. Iki cyumweru cya mbere ntabwo buriya byari byashira. Rero icyo twagira ngo twibukiranye ni ukuvugana tutese, turibuka yuko igihe cyageze cyo kongera gufasha abana gusubira mu gihe cyabo cya gahunda yo kwiga bashyizeho umwete. Yego, igihe cyageze. Ababyeyi, inshingano zacu ni izihe? Inshingano zacu, icya mbere ni ugutaha kare. Icya kabiri ni ukubwira abantu badufasha mu rugo uburyo igihe tudahari bakwiye gufasha abana kugira ngo bakore inshingano zabo. Kubera ko hari ibintu byinshi iyo umubyeyi adahari umwana ashobora guhugiramo akarangara, ibyo by'imikino, kuba se yakumva yakwirekera aho ngaho ibyo yazanye ntabikore, ukaza gusanga imigoroba igeze ubwo umwana ananiwe nibwo akwiye gutangira gukora wa mukoro. Ntabwo ari byiza ko umwana akora ananiwe, ahubwo bo mu rugo basigaye inyuma urabibutsa ukababwira uti muze gushyiraho gahunda, kuko gahunda ya mbere ni uko bamenya ko umwana iyo atashye abataha ku manywa hakiri kare, bagomba gusanga ibyo bakeneye bibafasha byakozwe. Urugero, abana bataha ku manywa cyangwa amasaha y'igihe gatoya, bakwiye gusanga ababiteguye gukaraba bakabakarabya hakiri kare, amafunguro akabonekera igihe,
uryama akaryama kare, kugira ngo noneho umugoroba nuza kuza uze kugera yarangije gukora ibyo yagombaga gukora byose, kuko niba aryamye kare arabyuka umutwe uruhutse, umubiri uruhutse, noneho ya mikoro yahawe n'ishuri ayikore neza umutwe uruhutse, kuko burya umutwe uruhutse yaba kwiga birihuta, yaba no gukora ibyo asabwa ku ishuri biba byiza, biranamworohera. Rero gahunda yo mu rugo iboneke, isobanuke, umubyeyi ayikurikirane, usigaye mu rugo nawe ayimenye, kugira ngo wa mwana afashwe. Ikindi cya kabiri, mvuze gahunda y'igihe ababyeyi wenda bari mu kazi nk'abajya gukorera hanze, kugira ngo bafashe abari mu rugo kuza kwibutsa abana no gusanga ibyo bakwiye kubafasha babikoze banabitunganije kare, kugira ngo umwana bimugendekere neza. Icya kabiri dukwiye gutegura ni ikijyanye na gahunda y'ejo mu gitondo. Murabizi ko muri iyi minsi hariho abana bashobora kwiga bataha, cyane cyane abatoya, noneho ugasanga mu gitondo hari ibyo bakeneye kujyana ku ishuri. Hari nk'abajyana utwo baza gufata ku ishuri kugira ngo bibafashe gutegereza amasaha bari ku ishuri batananiwe cyane cyangwa badashonje cyane. Utwo tuntu bajyana mu gitondo dukwiye gutegurwa nimugoroba. Hari ibintu ngiye kuvugaho bikeya bikwiye gutegurwa kuko umwana azabikenera mu gitondo. Icya mbere, utwo tuntu ajyana tumufasha, niba ari ako kagati yari bujyane, niba ari igikoma se cyangwa ari icyayi, si byiza ko turara tubiteguye nimugoroba. Ntabwo ari byiza ko turangara ugasanga umuntu ukwiye kugufasha arazinduka yirukanka, niba ari ako gasuka arajya kukagura mu gitondo, niba ari ako kagati se cyangwa n'ikindi umwana ajyana, niba ari imbuto agiye kugura mu gitondo. Ntabwo ari byiza, ahubwo umugoroba ni wo gutegura ibyo ngibyo, kugira ngo mu gitondo hazabe hari umwanya uhagije wo gutegura ibindi bisigaye bigomba gutegurwa mu gitondo. Ikindi cyo gutegura nanone, imyambaro umwana ajyana ku ishuri, imyambaro y'ishuri. Buriya wari uzi ko abana mu gihe bari ku ishuri barakina, barishima, bagakinana na bagenzi babo, ukagira gutyo ugasanga niba ari mu mupira wamukuriye ishati igipesu kiracitse, cyangwa se yaratashye isogisi hari ijugunye ntabwo upfa kuhabona. Ntabwo ari byo gutangira gushaka ibyo mu gitondo, ahubwo ibyiza ubishaka nimugoroba, ukamenya ko uburayi niba ari ibiterwa ipasi byatewe, niba ari ibisogisi utaza gusanga mu gitondo ryari uko ryaba cyangwa ridasana neza, izo nkweto zikara zihanaguye, mbese ibintu byose bikarara kuri gahunda. Buriya ibintu bya mu gitondo iyo bikozwe ari byinshi icyarimwe, bimwe bikorwa nabi. Ikindi bitera guhangayika no kuvuga nabi rimwe na rimwe, ugasanga uracunaguza bitari ngombwa, kandi ugasanga za tansiyo zazamutse kubera ko muri mutaguranwa n'amasaha. Urya umwana iyo wabona uzinduka nawe ibintu bikora wirukanka, nawe agenda afite umunabi, ntabwo ajya ku ishuri yishimye. Usanga rimwe na rimwe ugenda umufungira ibipesu mu nzira, ugenda umusokoza. Ibyo byose bikwiye kuba byakorewe mu rugo, kuko umwana nawe yabona ibintu byose bari gukora ku munota wa nyuma ntabwo yishima, agenda atishimye, akavuga agera agasanga ikaramu yayibagiwe, ugasanga ikaye runaka yayibagiwe. Ntabwo ari byiza. Byose babyeyi mureke tubikore nimugoroba, dufatanye, dutahe kare, turebe buri kintu, turebe ibyitegurirwa umwana hakiri kare ko byuzuye, kuko ibyo ngibyo nibyo bitera umwana umuneza wo kwiga neza ku ishuri. Iyo agiye yishimye yiga neza, ibyo agomba gukorerwa abikorewe kuri gahunda, byose bimugwa neza. Ariko umwana ugiye arakaye ku ishuri nawe yicunaguza, ntabwo yiga neza. Kandi nawe mubyeyi, iyo ugiye ufite stress mu gitondo, umuhangayiko, uvuga uti uriya mukobwa cyangwa se uriya musore ntiyafashe gutegura neza, hari ubwo usanga atari we, hari ubwo usanga ari twebwe. Reka rero tugerageze, uko umwana yitegura neza ni nako yiga neza. Nawe numufasha kwitegura neza, ubwo nyine uzaba nawe hari icyo ukoze mu byerekeranye n'imyigire ye. Buriya wari uzi ko iyo ugeze ku ishuri, buriya urebye mu banyeshuri bari ku murongo, ushobora kubona umwana ugira ababyeyi bita kuri gahunda zo kumutegura, uramubona mu bandi. Hari ubona ugasanga umwenda wenda ntunameshe neza, gusokoza reka dakogoshwa ntabiherutse. Ibyo byose ntabwo ari byiza. Umwana akwiye kuba agaragara neza mu bandi, akumva anezerewe, kuko umwana burya nawe adasa neza agira ipfunwe. Muganire buriya yabikubwira. Rero uretse n'ibyo, buriya gutaha nimugoroba k'umubyeyi yibuka no kuganiriza umwana, kumenya uko yiwe, kumenya uko yize,
umwarimu we byagenze bite, biriya byose twagiye tuvuga naho bituruka. Rero babyeyi, iyi video yari igamije kugira ngo dutangire dutegurira abana gutsinda kwabo. Gutsinda kwabo bizaterwa natwe, uko tumuteguriye nitumwitaho nawe azatsinda neza. Rero ntabwo akangaka ari gatoya, njyewe numvaga kwibukiranya ari ngombwa kandi ni byiza. Twibuke gutaha kare, twibuke gutegurira umwana kare, kuko uko umutegurira neza niko yiga neza, kandi uko yiga neza niko atsinda neza. Wibuke ko iyo abona umukurikirana nawe arushaho gukora ashyize umwete. Gutsinda kw'abana bituruka ku babyeyi. Ikindi nanone, uko umwana atsinze n'umubyeyi aba atsinze. Bana bacu rero tubifurije gutsinda neza, namwe mushyire akabaraga, hanyuma igihembwe nigishira tuzishimane. Murakoze babyeyi, dutangire amashuri neza. Buriya abana batangiye, natwe buriya twatangiye amashuri, dutegure neza tuzatsinda neza. Murakoze, video yacu nahirangiriye, ariko twagira ngo tubasabe nanone mwongere mukore subscribe, hanyuma wibuke ko hariya hasi iruhande rwa subscribe hari akandi kantu k'akazogera, ugakoreho kugira ngo ibiganiro byacu bizajya biza uzajye uwa mbere uzajya ubibona.